mukurikeyo nyanga ikiganiro katwizere ngo ikiganiro cyacu kibaryohera mwibare kudukurikirana mwibare kudukunda mwibare kudushyiramo isene mwibare kutwitaho urabizi ngo ushobora gukora ikintu ariko abantu ntibagihanga amaso ntibagihe ibitekerezo ariko turabashima muradukurikirana abakora subscribe turabareba muradukunda abaduha comment zanyu turabakunda mutwitayeho cyane kandi natwe turabizi ngo muradukunda bahabaye hatari urukundo muba mutadukurikirana muba mutaduha ibitekerezo comment zanyu mwazigumana kuko n'ubundi ntacyo tubishyura Kofi ndacyari kuri wowe ndahabaye umuhungu 2024 Imana duhereyemo ubuzima niyo twarahuriyemo n'ingorane zaratubabaje ariko kandi dufite icyo dushima muri 2024 kubera yuko yadusigiye ubuzima ariko ni byinshi byayibayemo ibinejeje ibigoye n'ibigoye bibabaje ariko twashoboye kuyinyuramo tugera muri 2025 ubu ndashaka nkubaze 2024 niki cyo wumva muri wowe kikunezeza uvuga ngo yo ako kantu naragakoze muri 2024 reka nkubwize ukuri 2024 ikintu numva nkumbuye sahinge mu mwaka turimo cyabayeho muri uwo mwaka 2024 guhera mu kwezi kwa 11 paka turangiza y'uwo mwaka muri icyo gihe hano kubera akazi kanjye ka buri munsi urakazi nakabawusa ndinda abaririmbyi mba ndi ku bivuru bitandukanye ndi kumwe n'abaririmbyi abasitari benshi turaziranye ngendana nabo mbarinze icyo gihe nari mfite amafaranga kubera ko habaho icyo bita ibivuru se cyangwa ibitaramo bitandukanye bivuze ngo icyo gihe nari mfite ubushobozi bwo kuba mbona amafaranga none naze no kujya amahirwe nza kubona umuririmbyi umwe tujyana mu Rwanda tujya kuryoshya ku Gisenyi tuva ku Gisenyi dukata umujyi wa Kigali ibyo bihe ntabwo nshobora kubyibagirwa nta nubwo bishobora kumva mu mutwe nicyo kintu wumva ukavuga ngo ako kantu naragakoze muri wallahi uwo mwaka narakoze nageze mu rugo ku ivuko mu kinyarwanda cy'iwacu ukuntu bavuga ku ifishi nageze ku ifishi abavandimwe banjye nabonanye nabo inshuti zanjye twarabonanye kandi ndumva buri muntu wese twahuye yarishimye ariko none icyo nzi Imana buri gakobwa wateretse icyo gihe bya myaka isheje kakaba karakwanze kuri shaka kakaba kakureba warabaye igitangaza icyo nzi karavuga ngo utaneza umugore wanjye aho najyaga hose nabaga ndi kumwe n'umugore wanjye umugore wa Kofi aho uri Kofi ni marayika gusa marayika iramurushaho amababa cyonyine ariko urumva nyine ngo ako kantu yaragakoze urabizi umuntu yabonye isene ni byinshi byo akora Kofi ni ibiki byo wakoze wese bakaba kwishyura amafaranga ugenda ukubita umuntu ibyo ntago ariko bikwiriye kumera wabura ahubwo uwo muntu bakwishyuriye ngo ugende ukubite muzana umuhuze n'uyu bahuze ikibazo bafitanye hagati kirangire mu buryo buzima nk'abantu jewe nyine kuntu numva bounce ku bouncing ndumva atari ikintu cy'amahoro mu buhe buryo nkuko iyo ukivuga umuntu yakivuze amwe bouncer nyine abenshi bitewe nuko urabizi ko bawusa bagomba kuba bafite umubiri icyo ni kimwe abashobora kuba ashobora kurwana muri make nziza nkahagarara imbere ya boss wawe nkavuga ati boss wankoze iki uri buze ukandera uru cyangwa akanjyana ntago ariko bimeze reka nkubwize ukuri ni urugero nshobora kuba mfite umuririmbyi n'urugero njye kugendana nawe kare reka tuvuge ngo hari umuntu w'umukire wifitiye ubukwe bwe yansabye tugende murinde ku bukwe bwe aho agiye gukorera ubukwe ariko ahantu agiye gukorera ubukwe impamvu yantwaye ni ukugira ngo mubere ijisho rya kabiri icyo kintu uracyumva bivuze ngo we niba ari kureba ku mukobwa se cyangwa atekereza ku byo bagiye gukwa njye mba ngomba gutekereza se ni iki kibi gishobora kumubaho ni iki nshobora kumufasha kugira ngo abe ari amahoro tuvaho ngaho turi amahoro icyo kintu uri kucyumva bivuze ngo wa muntu wese ushobora kuba yashaka kumukorera ikibi njye mba nshobora kugerageza icyo kibi gishaka kugeraho njye nyikureho hakiri kare nibyo bita ijisho rya kangahe ubu nyine hari umuntu ukureba bivuze ngo niba uje ugatunganya boss wanjye nabona uzanye nk'abantu byibuze barenze 40 abantu 40 urumva ndi umwe ntago nabashobora ariko niba dufite imodoka ku ruhande mfite ubushobozi bwo kugufata nkagutwara nkagushyira mu modoka bano nabona bandushije imbaraga nkabwira ubu ufite imodoka katsimbura imodoka tukagenda ibyo kugira ngo wose igara amahoro
nabara basigara amahoro. ukomentinga na komentinge ndabizi ikiganiro kirabaryohera ushobora kubaza uri ukatubaza ukabaza Kofi reka noneho mbarize ku bantu bamwe ndashaka menye niki cyakuzaniye gukunda kuba bawunsa niki cyaguteye kumva ngo waba bawunsa mu mirimo yose yuzuye muri iyi si. Reka nkubwire ikintu burya buri kimwe cyose kiba ari impano. Sayingi mu buzima bwanjye ndumva impano maze kuvumbura ziri muri njyewe n'Imana ebyiri. Iya mbere ndi umuririmbyi urabizi ndabizi n'abantu benshi barabizi. Iya kabiri ndi umunyamahoro kandi mfite ubushobozi bw'imbaraga, mfite impano yo kurwana. Ariko naribaje niba mfite impano yo kuba narwana, iyo mpano nakomerekeje umuntu cyangwa se ngo nonone ibintu, ni ubuhe buryo nshobora kuyikoreshamo ku buryo buri muntu wese ashobora kumva abayeho amahoro muri iyi si. Icyo kintu nicyo cyonyine gishobora kuba cyavuga ngo na King Saha havuye hariya, cyangwa se Bobi Wine, cyangwa se nyine buri musitari w'umuririmbyi ahari mu gihugu cya Uganda akaza akavuga ati uyu munsi ndumva nshaka kugendana n'umwana bita Kofi cyangwa se Mulisa, ngendane nawe aba ari wundinda. Bivuze ngo ahari hose ndibugerageza ikibazo cyose cyarimo nk'umuntu mukuru nyimo kuburemo. Ubuse Kofi mwaba bantu mwebwe muratanga amahoro, wahishuriwe ukivuga ngo nimba ndi umunyembaraga narwana sinakoresha uburyo bwanjye bw'imbaraga nkazanamo amahoro mu gihe cya violence, kurwana ibintu nk'ibyo. Ubuse nk'aba bantu abo ndeba mukorana umurimo umwe yarenze umuririmbyi barwanye bikubise, wowe wabavugaho iki, wabagira nama ki? Ikintu nge navuga kuri abo bantu ni kimwe, korera kano kazi na cyane kurinda, reka tugerageze tuvuge ngo kurinda perezida. Iyo ukoze ikosa uri umurinzi w'umukuru w'igihugu n'urugero, ugakora ikosa bakamenya ko wari umukuru w'igihugu, wari umurinzi w'umukuru w'igihugu, ako kanya ntabwo uba witukishije, ubyibuze uba utukishije umukuru w'igihugu uvuga ati uyu ni umurinzi w'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu ikigaragara niwe wakoze iki, wamwohereje. Hano hari message ivuga ngo nubona isene urumva utakenera kubona undi mugore. Njyewe urumva udukobwa turi mu nzira twabaye twasire kwini ngo urumva utagira ikiringiro cyabona undi mugore. Reka nkubwire si igisubizo ushaka. Ndi umunyarwanda, niho mbyarwa, bambyariye mu Rwanda, nakuriye mu gihugu cya Uganda, narahize. Gusa imico ya Uganda ndayibona, umugabo amafaranga afite niyo atuma ashaka umugore washaka n'abashaka. Ariko nk'umwana wavukiye mu Rwanda, nubwo nakuriye muri Uganda, ariko mfite umuco wa Kinyarwanda, ngomba kubyara mu mugore umwe nkashaka umugore umwe. Njye n'umugore wanjye nitaba Imana, umugore wanjye niyitaba Imana nzaba nsoje, nzarira abana nsigaje nimfa. Murabyumva? Imana izamfashe abana banjye zabarebere. Nyamuneka Kofi naramuka mbwiyeho n'ijambo nzaza ku rubuga mbivuge. Irihe jambo utegereje ko nzavuga? Ko yiyamamaza nakubwira ngo ndagukunda, ukabyuka mfite tubane. Mana we ubuzima bushaka kuvuga umugore wanjye nzaba mushyize. Umva umwana arabajije ngo ubayibonye sene ubuzima bukagenda nkuko wabubaza, ni wabona undi mugore urangije atubwira ngo wowe nabyiringira afite, ngo wa mudamu ngo nuramuka n'Imana iguhamagaye ukitaba Imana, ngo Kofi gushaka ni nko kureba Sodoma. Nzarira abana banjye bazaba bamagije. Bivuze ngo nyine uburyo bwo kubanaho n'igitsina gore bizaba birangiye. Abagabo nk'abo nibo dukeneye mu isi, ariko Bibiliya yemerera kuba ngo oya ntabwo ari ukeneye mu isi, wibeshya wowe, urabeshya wowe, urashaka umuntu ufite amafaranga uzajya utuma wicara mu rugo. Bibiliya iravuga ngo umuntu ntabwo yemerewe kuba impfakazi kumya atarageze ntabwo ndi umurongo ariko naza kubisoma. Biri muwe murongo urumva atarageze imyaka 60. Ubu rero wowe nta kuntu wambwira wahagarara ukambwira ngo jewe Kofi ngo umudamu wanjye niyitaba Imana ubizi utazayitaba ryari? Nawamenya nshobora no kumubanza, ariko abaye akubanshije ndabivuga ariko sinshaka ko biba. Gusa ndazana icyo kureberaho, bibaye bigize bikagendera aho ngaha uganuye uyu munsi nuna Kofi urambwiza uko dufitanye umwana
waramagije mana we waramagije ariko kofi ntabwo ndi bubyemere gute kuko utabyemera kofi ndakuzi ntabwo uzashobora unzi iki utambeshyera baratureba unzi iki ndashaka bakurebe igihagararo cyawe n'ubwamamare ufite abakuzi n'ibanga connection izo zonyine kofi urambwira ngo uzabyuka ube umugabo upfushije umugore nzemera mbimanzi mbe n'umupfagabo kuko uwapfushije umugabo niwe bita umupfakazi nanjye nzaba umupfagabo nta kibazo kora comment na subscribe dukurikire turabakunda mwese ariko ikiganiro cy'uyu munsi kirarenze kofi none haranyemeje nuko gahunda imeze kuri iyi myaka iyo arimo kofi afite imyaka ingahe yewe ko nshaje wa mukobwa we kofi ufite imyaka ingahe ikibazo kiri ku myaka ufite ndakurusha imyaka ine kofi ufite imyaka ingahe ku myaka ufite ndakurusha imyaka ine Jesse yanjye urayizi we icyo ugomba kumenya ni uko ku myaka ufite nkurushaho imyaka ine ngira ngo muramureba umugabo udashaka kuba specific ngo avuge n'imyaka afite azashobora kwihanganira ubupfagabo aho muri umugore wanjye ari buze kubitera muri comment ndabizi umugore wa kofi turagukunda kandi urabizi yuko ko niwe muntu wa mbere nzi ukurikiranye ndifuza kukureba wa mugore we nubwo narakureba ariko nashaka kureba umugore wajyanye umutima wa kofi akaba ahagaze avuga ngo ku buryo urukundo ufite ngo nta wundi muntu yarusha yaringana nawe ngo niyo waba utakiri ku isi nuko yewe mana ako karandiye wa mugore we nzagushaka nkubone akandiye umugore wanjye urumva ushaka kumubona mbese wanyuzeho basi nkagutwara mu rugo ukajya kumurebaho kofi ku kinyoma unyeretse ikihe kinyoma kandi n'umugore ushobora utamunyereka nzamwishakira mubone oya uzabinsabe nzagutwara umurebeho n'abantu mwe mukore comment nukuri mutubwize ukuri kofi ayo maso y'ukuntu muyareba n'igihagararo cye kofi yakwihanganira ase ko nzi ko nta ubupfagabo nk'ukuntu atubwiye nta kintu kibi njya nkora n'umugore yanjye yambera umujurizi ni umutangabuhamya mufite mukuru wa mbere ariko ikindi cyo nzi abagabo b'i Rwanda ndamwizera ndamukunda umva nanjye akantu ko ngiye kuvuga keza gatandukanye icyo nzi abagabo b'i Rwanda ndabemera mu bantu bafata umwanzuro muri aba mbere kandi ndabizi ngo mufite urukundo ntabwo mukunda kuryarya simbivuga ngo yuko kubera iki i Rwanda simakuriye njyayo nkongera nkagaruka ariko nanjye ndi umunyarwanda wa Uganda nk'ukuntu mubizi mvukiye ino ba papa bavukiye ino ba mama bavukiye ino ba sogokuruza nibo bavuye mu Rwanda bacyura ino muri Buganda ariko jewe icyo nzi abantu b'u Rwanda ndabemera ababa abakobwa baba abasore abamama n'abapapa mba ndeba ari abantu bafata umwanzuro nyakuri mba ndeba ari abantu batajya bakunda yego kandi ku mugoroba bakaba oya ni abantu bacamo bakavuga ngo yego ikaba yego kandi akazayigumaho oya ikazaba oya kandi ntayihindure ariko wenda ahubwo winjiyemo akageso kino byatuma numva ndimo agashidikanya oya mushiti wanjye ni akageso kino mfite ariko hasigaye ndabemera kandi ndabakunda ikindi nakubaza ubu ngubu ino muri Uganda nangwa se mu bindi bihugu hari icyitwa ngo turi mu gisibo cy'abashuti bacu barumuna bacu bakuru bacu abapapa abamama cy'ubuyisilamu igisibo cy'ubuyisilamu iyo kije